Ibihe byiza kuri wowe wese udukurikiye, reka nizere ko umeze neza. Reka ngo ikaze kuri wowe wese kuri iki kiganiro, reka nanashimire wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, reka nizere ko urasiga uyikoze. Nge ndi Diane Mahirwe, iyi ni Story House. Tugiye kuganira ku mibanire hagati y'abantu. Abahanga mu mibanire y'abantu bavuga ko habaho ubwoko bw'abantu bugera kuri butatu hagendewe ku mico yabo cyangwa ibibaranga. Ubwa mbere ni uba abantu batagize icyo batwaye, baba bari aho ngaho batajya bajya mu bintu byinshi cyane ku buryo baba badakunzwe cyane ariko kandi batanangwa. Ubwa kabiri ni ubu ni ba bantu bakundwa cyane ku buryo iyo babuze ahantu ubona hari icyabuze, ibi bigaterwa cyane nuko bitwara muri sosiyete. Ubwa gatatu ni ubu ni ba bantu bangwa cyane muri sosiyete ku buryo iyo wasibye bishima. Bishobora guterwa n'ishyari bagufitiye akenshi, gusa nanone akenshi biterwa nuko witwara. Kugira ngo tukugezeho ibintu 10 bituma abantu bakwanga urunuka kandi ubyita imikino, twifashishije imbuga zitandukanye ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu, harimo nk'urwitwa Reclaim na Psychology Today ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Igikorwa cya mbere ukora kigatuma abantu bakwanga ni iki? Nuko uhora wazinze umunya. Burya abantu benshi bakururwa n'inseko. Inseko nziza igaragaza ibyishimo. Umuntu uhora yabyimbye, yewe niyo uganira n'abantu bose baseka ukabona we wazinze umunya. Ubikora ushaka kwigira serious wenda, gusa nta muntu wakwishimira kubana n'umuntu utamwenyura. Inseko cyangwa se kumwenyura nicyo kintu wakorera umubiri wawe ukarushaho kwishimirwa n'abakubona. Niba rero nawe uri mu bantu bahora bazinze umunya, zirikana ko uri kwikururira urwango buke buke. Ikindi kintu cya kabiri burya nishobora gutuma abantu bakwanga urunuka kandi ubyita imikino ni iki ngiki. Niba abantu n'ubundi bahora bari negative minded people, nuko uhora iteka ubona ibintu byose kwari bibi. Wigeze uhura n'umuntu uhora abona ibintu byose mu buryo butari bwiza? Wahuye n'umuntu uhora wijujuta, wamwereka ikintu aho kugishima agahita avuga ubu si iki ni cyiza. Wamubwira inkuru aho kwishakamo ibyiza akiyumvira ibibi birimo gusa. Hari umuntu mwigeze mubana, aho kubona ibigenda wakibonera ibitagenda, akabona ibintu byose birahagaze. Uyu muntu ni wa wundi uza aje kukubwira nk'ikintu agahora akubwira ibibi gusa, ahora abona ibibi ku bandi, abona nta cyiza bakora cyangwa bafite. Hari ubwo we wakwishimira kubana n'uyu muntu, ibyo ari byo byose ntiwabyemera, uretse nawe nta n'umuntu wakwishimira kubana n'umuntu muca intege gusa utagira icyiza avana mu kanwa ke. Burya abantu bose bakunda abantu bababwira amagambo meza, wa wundi ushobora no kugusetsa igihe ubabaye. Uyu rero ntabwo ashobora gukundwa kubera ukuntu ameze. Niyo akunzwe akundwa n'abandi bameze nkawe, ntabwo sosiyete ishobora kumukunda namba. Niba rero nawe ufite uyu muco, umenye ko ari intambwe ya mbere yo kuba wenyine izagukururira kwangwa na benshi. Ikindi kintu cya gatatu ni iki ngiki, nuko uhora ukabya mu buzima bwawe. Ikintu cyose ukora warangiza ugakabya, hari igihe kigera kigatera abandi impungenge, si byo kiba kigamijwe. Bivuze ko nubwo waba ukora ikintu cyiza uko cyaba kimeze kose, iyo ugikabije kiba kibi kikabangamira abandi. Niba wita ku bantu ubabazwa n'ubuzima bwabo, ukumva rwose wifuje kumenya, ibi ni ibintu byiza cyane, gusa ariko kandi wirengera wikwinjira mu buzima cyane bw'abandi. Irinde kubabaza ibibazo uzi ko byafatwa nk'amabanga cyane, ibyerekeranye nk'abavandimwe babo ndetse n'ukuntu babayeho, niba umukunzi we bameranye neza, niba wenda ari isugi cyangwa ari imanzi. Ibyo ngibyo kubibaza umuntu uratekereza ko naramuka bikubwiye hari icyo biri buze kukumarira. Tuza wikinjira mu buzima cyane bw'abandi, ndetse niba wifuza kumenya uzamubaze utubazo tworoheje, wenda umubaze nk'ibibazo bisanzwe bya bindi bidateza ikibazo mu buzima, nk'ibiryo akunda kurya, ibyo yanga mu buzima n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kandi bitakangiza umubano wanyu. Kwinjirira umuntu mu buzima nibyo bizatuma kwirinda kandi akakwanga, yewe na bya bintu byiza ukora iyo bikabije bashobora kugusuzugura cyangwa bagakeka ko hari ibindi ubugamije cyangwa se ko ari uburyarya. Ibyo byose ni ibintu byoroshye cyane kandi wabasha kwirinda. Icya kane ni iki, niba uri wa muntu ugira amagambo ntabanga ugira, ndetse akantu kose kari aho ngaho kakaba kamaze kugera hanze katararangizwa gukorwa, rwose nta muntu uzagukunda. Abantu bavuga nta muntu n'umwe ubakunda, kuko akenshi usanga banafite ibikabyo n'amakabya nkuru y'ibyabereye aho hantu, bikaba byanabakururira guhimba ibitabaye. Ikindi kintu kandi kibi kiri mu kugira amagambo, nuko uyavuga agenda yigize miseke igoroye, dore ko ibyabaye abavuga biba bisa nk'ishyano, ari kwerekana
bingana k'ibyabaye aho hantu, kandi ngo nyamara nako ngo abatagize ngo agerageze kubirwanya. Niba rero uri magambo cyangwa se nyiramagambo, niba uri umuntu utagira ibanga rwose nta muntu uzagukunda. Aha ni ahawe kugira ngo ubihagarike. Icya gatanu ni iki ngiki, ni uko wikunda cyane kandi ukihugiraho mu rwego ruhambaye. Burya umuntu wikunda iteka usanga akurura yishyira, akantu kose keza kabaye agahita yumva ari we kabaho, natekereze no ku bandi. Bene uyu muntu usanga yifata nk'aho ari wenyine utuye muri sosiyete, kandi abantu bari kumwe usanga ahanini nta n'agaciro akunze kubaha. Ni abantu bakunda utuntu cyane, bagakunda amafaranga ku rwego rutangaje. Bene uyu muntu kandi nta n'icyizere wamugirira mu gihe cyo gupanga ibintu bizabyara inyungu, kukuba utekereza ko ashobora kuzakwiba nimumara kubona ayo mafaranga. Kwikunda iteka ndetse no kwihugiraho cyane, kwikunda cyane iteka si byiza, ndetse bishobora no kukugirirwaho, bituma iteka wishira imbere, bikaba rero intandaro yo kwangwa muri sosiyete, ndetse ukagenda utakaza abana inshuti zawe. Icya gatandatu ni iki, ni ukuri wa muntu wishushanya. Hari igihe uba uziranye n'umuntu ndetse muri we warishushanyije uwo muntu uko ari. Uwo muntu aba yarakubwiye ko hari ibintu adashobora gukora mu buzima, wenda ko adashobora kunywa inzoga, wenda yarakubwiye ko atajya agira inshuti y'uwo badahuje igitsina. Mbega muri wowe hari ukuntu runaka yakuremye kugira ngo uzamufate. Bene uyu muntu rero iyo usanze yarakubeshye birakubabaza cyane, kandi n'ubundi bikarangira uko kwishushanya kwe bigaragaye mu bandi, bigahita bimwerekana nk'intwaro yakoreshaga ngo akurure abantu cyangwa se ngo akundwe n'abo bantu. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu bituma abantu bakwanga cyane. Ni byiza kubyirinda. Igaragaza ukuri, ndetse ibintu byose utekereze yuko ari amabanga yawe, aho kubihindura ngo ugerageze kwerekana kutajya ubikora, ahubwo irinde kubivuga ndetse no kubiganiraho cyane. Icya karindwi ni iki ngiki, ni uko nta muntu wubaha. Kutubaha abantu ni kimwe mu bintu bishobora gutuma utishimirwa na gato, ndetse n'abo mubana cyangwa se muhuye bose bakaba babikwangira. Nta muntu ushobora kwishimira kubana n'umuntu utishimira abandi, kabone we niyo yaba akubaha. Kubaha ni ikintu cyoroshye cyane, ni ukwirinda kuvuga amagambo yose ubonye. Ikindi kandi ugomba kwirinda gukora ibyo utasabye mu gihe uri ahantu utamenyereye. Umunwa rero niwe ugira uruhare runini cyane mu bice byo kubaha. Nugenga umunwa wawe ukawurinda guhubuka ndetse no kuvuga amagambo, bizagufasha cyane kubaha. Wikwigira nyina ndabizi ngo umuntu navuga ikintu ako kanya uhita umuvuguruza, kuko uretse no kuba utamwubashye ubu namusebeje. Kandi nawe utisize kutubaha abandi bituma iteka bakubona nabi, kuko nyine ariyo shusho uba warigaragajemo. Icya munani ni iki, ni uko uteye ubute mu kuganira ndetse mu kuvugana nawe nta kintu kizima ubuvuga. Biragoye kubyakira, ariko kubera yuko bibabaza ntabwo bisobanuye yuko atari ukuri. Abahanga bavuga yuko aho kugira ngo ujye uhora uvuga ibyo twakwita ubusa, wakwicecekera, kuko rwose ntacyo byakwangiza. Mu gihe abantu bavuga ibintu wumva nta gitekerezo watangaho, aho kuvuga ibyo utazi wajya wisekera ugakurikira ukabazaho kugira ngo uvuge nyamara utazi n'ibyo urimo kuvuga. Ikindi reba niba ibiganiro byawe bihora byisubiramo, nusanga bikunze kwisubiramo ugerageze kubikosora. Inkuru wavuze ejo niba ari iyo nkuru uri gusubiramo uyu munsi, uratekereza ko hari umuntu wishimiye kuzumva. Ibyo rero uvuga ndetse n'ibyo uganira gerageza kubihindura, ndetse niba nta gishya ufite cyo kuvuga rwose witurize. Ikindi kandi kugira ngo utarambira abantu mu byo urimo kuvuga, gerageza uhuze abantu ndetse n'ibyo ubabwira. Ntabwo umuntu wirirwa wivugira amagambo meza y'Imana uzajya kumubwira ibishegu ngo narangiza agukunde. Birasaba rero yuko wiga kwita kubo muganira, kandi aho kuvuga ubusa rwose ugerageze witurize. Ikibanziriza icya nyuma ari nacyo cya 9 ni iki ngiki, ni uko uhora ushaka ko abantu bakwitaho cyane. Wari wagira inshuti kubwira ati kutigeze umpamagara ngo umenye uko naramutse, kutigeze umbaza ko nariye n'utundi tubazo dutandukanye, akubaza kubera yuko utamenya amakuru ye. Ibi nabyo bikuzanira icyangiro mu gihe uhora werekana ko ushaka ko abantu bakwitaho. Kumera gutya bituma wa muntu ahora yibaza niba yakwitayeho bihagije. Ntabwo rero bose ariko bahora bahangayitse ku bwawe ngo bakwiteho. Niyo mpamvu uba ugomba kubaho
nk'umuntu usanzwe utabangamiye zimwe mu nshuti zawe. Shima ibyo ubonye kandi ibyo utabonye ntubisabirize. Umuntu nk'uyu nguyu uhora ashaka ko abantu bamwitaho nagakunda kwishimirwa n'abantu muri sosiyete kuko akenshi agora sosiyete atuyemo. Ishimira ukuri kandi ntukerekane ko ushaka ko abantu bakwitaho cyane. Ikindi kintu cya 10 burya gituma abantu bakwanga urunuka kandi ubyita imikino ni iki ngiki. Nukuba wowe cyane warangiza ni wiga abandi. Buri muntu wese ku isi aba afite ahantu yakuriye, aba afite imico yahawe, aba afite uko yakuze, aba afite uko akunda kwambara, ibyo akunda kurya ndetse n'ibindi bintu bimugira we bimutandukanya n'abandi. Nyamara ariko abahanga bavuga yuko buri muntu wese aramutse akuze uko iwabo bamutegetse kubaho cyangwa se agakura kuriye mu myumvire ye gusa nta muntu n'umwe wakumvikana n'undi muntu mu buzima. Kuba rero wowe ufite ibyo utekereza ntabwo ariko byose ubivuga bitewe n'ahantu uri. Abantu batera imbere cyane cyangwa se bateye imbere babitewe nuko kenshi bize ibyo abandi bantu bifuza kumva, bakiga ibyo abandi bantu bakunda mu buzima bwabo, maze ibindi bikabafasha kugera ku ntego zabo. Nibyo ntabwo ushobora kumera cyangwa se kugaragara nk'abandi bantu bose kuko nyine uratandukanye. Gusa umuziki ukunda, filime ukunda, imyumvire yawe ku bijyanye n'imyambarire ndetse n'ibindi, ibintu byose uzi ko bigutandukanya n'abandi, ni byiza yuko bisanisha n'ahantu uri kugira ngo utaza kubangama. Wihora wivugisha ngo uku nguku niko neye cyangwa mu byihorere, wikumva yuko uri umunyakuri cyane, guhore wivugisha uti ariko njyewe ndi umunyakuri, ngomba kuvuga ibyo ntekereza byose. Zirikana yuko iyi si igizwe n'imico myinshi cyane kandi iyi si ntabwo ari iyawe gusa, irimo n'abandi bantu bafite imico itandukanye cyane n'iyawe. Mu gihe rero uri kumwe n'abandi, mugerageze guhuza imico yanyu. Ibi noneho biba ikibazo gikomeye mu gihe ushaka yuko abandi bantu bose bamera nkawe kandi bakagukundira ukuri. Ntabwo ugomba guhinduka ngo ugendere mu kigare rwose, nibyo gusa ariko hari uburyo wabanamo n'abandi bantu mudahuje, cyane cyane gutandukana kwanyu ari ibintu bigoranye cyane, wenda mukorana cyangwa se mwigana. Emera indi mico ndetse n'ibindi bitekerezo bikugereho ubyakire. Yego ngo ntibiguhindure bikugire nk'abo bantu, ariko kandi ubashe kubana neza n'abandi. Hari n'izindi mpamvu zidahuye n'umuco zo kuba abantu baba bakwanga, nko kuba ugira umwanda. Ibyo ni ibintu ugomba guhindura. Ibindi abakwangira uko useka, indeshyo, imiterere yawe, ibi ni ibintu ugomba kwakira urwango rwabyo kuko ntacyo wabihinduraho. Abahanga bavuga ko uko ugenda ugira abanzi benshi bituma umutekano wawe uba mukeya. Umutima wawe nawo uko ugira abanzi benshi ni kudatuza. Gerageza kwirinda ibyo byose twavuze ndetse ugerageze kuba umuntu mwiza kurusha uko wari uri. Iyi ni Story House, njye na Lidiane Mahirwe, mukomeze kugira ibihe byiza.